Lesashimwe Eric. Nkuko bisanzwe nikagimbura Eric ngiye kugaruka. Nanjye ni Ndora ya Fidel nk'ibisanzwe. Yego rwose Imana ishimwe cyane imbazo. Yego wababwira icyo twabateguriye noneho uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye gusobanurira inshuti zacu zidukurikira uko bwije n'uko bukeye kuri chaîne yacu Ijuru Turikorerwa TV, ndetse n'abatari bakora subscribe twabakangurira kuyikora, ndetse no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo nanone agakiza kagere ku bantu. Ubutumwa bwiza abantu nibwo bakeneye fide. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza bubakura mu bubata kugira ngo abantu nyine bamenye ko Imana yatanze ijuru. Rero ibiganiro dushyira kuri iyi channel ni ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Ndabisaba rero ko mukora subscribe kuri iyi channel, ariko mukora share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose, abantu bave mu bubata bwa Satani bagere mu mucyo w'itangaza. Ndetse nk'abo mu gice cy'uburengerazuba ho nimba navuga ngo Imana yabashyize igorora. Kuwa kane ku isaha ya 2:00 tugiraho ikiganiro kuri radio Country FM gitangira 2:00 za nimugoroba kugeza 3:00. Rwose rero Rutsiro, Nyamagabe ndetse na Rusizi na Nyamasheke na Nkombo na Bukavu. Iyo radio irahagera, twizeza ko izagera no mu gihugu cyose, abantu bakajya mu butumwa bwiza binyuriye kuri radio. Nari nshatse kubabwira rero ko abo ngabo bo birenze na chaîne gutya cyangwa se kuri YouTube. Imana yarabibutse. Rero tugiye kuganira ku ijambo gutsindishirizwa. Tubona amagambo menshi muri Bibiliya avugwa na Pawulo ndetse na bene data abandi bagiye batandukanye bagaruka ku ijambo gutsindishirizwa. Mu by'ukuri gutsindishirizwa ni Ikinyarwanda abantu cyumvikana, ariko abantu bavuga biruka ukagira ngo kiranagoye, ntabwo bagitindaho ko iyo umuntu yamenyereje gukoresha amagambo cyane ageraho arakasa nkaho navuga ngo yasuzugura. Ariko ubundi gutsindishirizwa ni ugutsindirwa n'undi muntu utari wowe. Urumva rero ni insanganyamatsiko Imana yaduhaye kuganira n'abakunzi bacu. Ariko kandi turabasabira ku Mana kugira ngo nanone Imana ifungure imitima yanyu kugira ngo nanone ubutumwa bwiza bubashe gutanga umusaruro wo gukiza ubugingo bwanyu. Ni nacyo twifuriza buri muntu wese. Reka rero twihuse tudatinze twifashishe imirongo mikeya iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 4, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Turasoma twihuta kugira ngo none urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 4 turahera ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7. Ahera ku wa mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Yaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka? Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera gutsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Amen.
Imana ihimbaza. rero hari icyo tugiye kuganiraho. umutwe w'amagambo uvuga ko aburahamu yatsindishirijwe no kwizera. ariko kugira ngo ahari tubashe gufasha inshuti zacu, reka tubanze dusobanure mu kinyarwanda hari cyakumvikana gutsindishirizwa ubundi ni icyo bundi. gutsindishirizwa bisobanuye kubarwaho intsinzi ariko mu by'ukuri utagizemo uruhare. ni ukwakira igikombe ariko utigeze ugera mu kibuga. nibyo rwose. ni ukwakira borudero ariko mu by'ukuri izigamiye ariko utajya kwakira sheki izigamiye utagize nk'uruhare kuri iyo banki. nibyo rwose. ni ukuvuga gutsindishirizwa no mu buzima busanzwe. abafana b'ama ekipa agiye atandukanye, umufana ahagarara ku maguru abiri akabwira undi mufana wa adversary akamubwira ko yamutsinze nyamara atigeze agera mu kibuga. kubera iki? kubera ko nubwo abo bafana bombi batagera mu kibuga cyangwa se batabashije gukina ngo begukane iyo ntsinzi, ariko hari abari babahagarariye mu kibuga. umwe aratsinda undi aratsinda. utsinze yishongora kuwo yatsinze ko yamutsinze, nyamara nubwo batigeze bagera hehe, ntabwo bageze mu kibuga, batigeze bagera mu kibuga. rero gutsindishirizwa ni ukubarwaho intsinzi utakiniye, ni uguhemberwa igikombe ariko utagizemo uruhare cyangwa se ngo ube wagiye mu kibuga nawe ukina. noneho abantu nyine badukurikiye mu by'ukuri si uko badakora, yewe bagakora n'imirimo batekereza ko yabatsindishiriza imbere y'Imana kugira ngo Imana ibemere. ariko turimo turavuga nonaha ko iyo mirimo umuntu akora yose yibwira ko yamutsindishiriza imbere y'Imana, ibikorwa byiza umuntu yakora yibwira ko byatuma Imana imwemera, ibyo ngibyo rwose tubakuriye inzira ku murima. ibyo ntabwo byatuma Imana ikwemera. hano ijambo ry'Imana rinashwishurije Aburahamu sogokuruza mu kwizera ko nubwo yaba yarakoze imirimo myiza, kandi koko yarayikoze cyane mwene data, ariko bivuze ko icyatumye yemerwa n'Imana bitashingiye ku mirimo yakoze. ntabwo kwemerwa n'Imana kwa Aburahamu byashingiye ku bikorwa bye yakoze, yabihakana. ahubwo biragaragaje ko ngo ibyo bikorwa byiza bya Aburahamu aramutse anabifite ngo byamutsindishiriza imbere y'abantu, aramutse abyirasa byamutsindishiriza imbere y'abantu, kuko imbere y'Imana nta muntu utsindishirizwa n'ibikorwa byiza cyangwa se bibi, ahubwo imbere y'Imana umuntu atsindishirizwa no kwizera. none uko kwizera ibyo bikorwa nanone, ntabwo umuntu yizera nanone ubusa, yizera ibindi bikorwa ahubwo byakozwe n'undi muntu akoze cyane. nibyo rwose. urumva ahangaha hari ugutsinda, hari ugutsinda nicyo turi kumva. ariko turareba ese ko turi kubona gukora tukaba turi kubona no gutsinda, ese ibyo bintu biraza kugenda gute? nka Bibiliya ntagatifu yo cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? mbese byamugendekeye bite? niba yaragizwe intungane n'ibikorwa bye, afite icyo yirata, ariko ntacyo yakwirata imbere y'Imana. noneho turagira gusa ngo turebe ese
imbere y'abantu nubwo banakwisa amazina bitewe n'ibyo ukora, nubwo hari indi sura wagaragaje imbere y'abantu, nubwo baba bakwita mu rukore, nubwo baba bakwita mu rukore, abandi bakabita banzakagendana, abandi bakabita abapasiteri n'abapadiri n'abandi. Yego rwose, kubera ubwitonzi, kubera ibikorwa by'imyitwarire. Nubwo watanze amaturo runaka, ukaba warafashije abantu runaka, yego rwose, wagize neza kubikora, warakoze, ariko noneho tugende noneho kukumurika, kurata. Ese ko turi kubona ko uko biri kose nta nubwo waba warakoze nibura ngo ugeze kuri Aburahamu, kuko Aburahamu we afite isumbwe cyane ku kijyanye n'abakozi b'ibyiza. Yafashe umwana umwe rukumbi yari afite, amubonye mu zabukuru, noneho aramutanga, amutanga nko kumuha Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo nimba ari uko biri, Aburahamu sogokuruza ku mubiri we, nimba ataratsindishirijwe n'ibikorwa bye. Turareba wowe ufitemo wenda abana runaka, cyangwa se ufite n'ibintu runaka. Ese niyo ugiye gutanga, urabizi ko nawe urobanura nibura gatoya, na kwa kundi mujya gutura muyabarira mu mufuka. Ndabizi uwe suko yarebye ikinyamibwa, atanga umwana we w'imfura abonye. Ariko Bibiliya yagarutse, Imana iri kuvuga ngo nukuri nubwo Aburahamu yemewe n'Imana, ngo ntabwo Imana yigeze imwemera bishingiye ku bikorwa byiza yakoze. Ariko si Fideka nkubaze, yego, kubera iki ibikorwa bya muntu byiza bitahesha umuntu kwemerwa n'Imana? Ni ukubera iki? Ibyo twabisobanuriyeho, kuko abantu ufite bakora neza pe, kandi bagakora neza bagamije ko ibyo bikorwa byabo Imana yabibemerera, sibyo? Ariko ikindi nanone, kujya mu ijuru cyangwa se kwemerwa n'Imana n'ubundi bisaba ibikorwa, ariko ibikorwa bitari iby'umuntu. Icyo ushaka gusobanurira abadukurikiye, kubera iki ibikorwa bya muntu byiza bitamugeza ku butungane Imana ishaka? Urakoze cyane. Twagerageje kubisobanura muri video zatambutse, ariko tuzakomeza no kubisobanurira abakunzi bacu. Impamvu Imana itakemera ibikorwa by'umuntu nuko igikorwa cyose umuntu akora kiba ari icyaha. Kubera iki? Icyaha ntabwo ari ubuke cyangwa ubwinshi bw'ibyo umuntu akora, ahubwo icyaha nuko umuntu muri we yifitemo icyiza n'ikibi, kandi icyo kikaba gihwanye n'igiti Imana yari yarabujije Adamu twese dukomokaho. Rero icyiza n'ikibi biba mu muntu byose bikomoka mu giti kimwe Imana yabujije umuntu. Icyo ni nacyo cyaha. Rero unafashe urubuto rumwe rwo muri icyo giti, ndavuga wenda icyiza, kubera ko n'ubundi abantu bikundira ibyiza, noneho akaba ari cyo uhereza Imana. N'ubundi Imana ntabwo ishobora kukwemera, kubera ko icyo cyiza cyawe nacyo gikomoka mu giti Imana yari yarabujije umuntu. Aburahamu rero nawe ntabwo ibyiza yari abifite, ariko n'ibibi nabyo yari abifite. Urwo ruvange rw'ibyiza n'ibibi biba mu muntu ntabwo Imana yabishingiraho yemera umuntu, ahubwo Imana ubwayo niyo yifite, ni nayo ikiranuka. Nicyo kibazo nari ngiye kukubaza. Yego, nari ngiye kukubaza ngo none se ni ibihe bikorwa? Kuko birumvikana ko mu ijuru ntiwajyayo uri umunyabyaha, ntabwo bishoboka, sibyo? Kandi tubonye ko umuntu wese wageze ku isi yarariye kuri cya giti akiriye mu mukurambere Adamu. Ubwo bimutera kuba atakorera Imana ibintu byiza Imana ibyemera. None ni ibihe bikorwa bizajyana umuntu mu ijuru, cyangwa se n'ibihe bikorwa bizahesha umuntu kwemerwa n'Imana? Ibikorwa bizahesha umuntu kwemerwa n'Imana ntabwo ari iby'umuntu, ahubwo ni ibikorwa by'Imana ubwayo. Kubera nubwo Aburahamu tubonye ko yakoze, ariko ibikorwa bye ntibyemerwe nk'ibyamuhesha kwemerwa by'intungane imbere y'Imana. Nanone Aburahamu yagombaga kwemerwa uko byagenda kose, kubera ko Imana yamukunze. Rero
Bibiliya iravuga muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16, ni umurongo uzwi cyane ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo ariko ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Rero kubera gusoma abantu biruka cyane bituma mu by'ukuri n'iki Imana yavuze abantu batabasha kucyumva. Urumva Imana yakunze Aburahamu, ariko nawe yaragukunze mwene data. Irangije kunda biyitera no gutanga umwana wayo. Muri make ubwo ubugingo bwa Aburahamu ariko n'ubugingo bwanjye ndetse nawe bunganye n'ikiguzi Imana yatanze. Icyo kiguzi si ikindi, ni umwana wayo w'ikinege. Noneho uwo mwana w'Imana w'ikinege niwe Imana yatanze kugira ngo icungure nde? Aburahamu cyangwa se wowe cyangwa se njyewe. Noneho rero gutsindishirizwa ari naho twasomye, twabonye ko Aburahamu nubwo yari afite byinshi yakoze, ntabwo yigeze yemerwa n'Imana bishingiye ku bikorwa byiza yakoze, ngo ahubwo hari iki byanditswe bimuvuga. Rero nyine ikibazo gitangaje ni uko na bugingo n'ubu abantu bavuga ngo barakijijwe, ariko agakiza bafite kakaba kadahura n'ibyanditswe. Hano bavuze ngo na Aburahamu nawe ngo yizeye Imana, ngo bimuhanirizwa no gukiranuka, bimuhanirizwa no kuba umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo urakora kandi uzakomeza no gukora, ariko mu by'ukuri ibyo ukora hari aho wabimurika, hari n'aho wabirata. Ni imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ntabwo bishoboka. Ko abantu benshi bavuga ko bizeye Imana pe, insengero ziruzuye pe. Mu by'ukuri abantu b'abagira neza, amagurupe asenga, bose bavuga ko bizera nde? Bizera Imana. Ni gute umuntu yizera Imana akayizera nk'uko Aburahamu yayizeye bikamuhanirizwa no gukiranuka? Ni iki cy'umuntu yizera Imana kimuhanirizwa no gukiranuka? Urakoze Eric. Kwizera n'abadayimoni barizera. Yego rwose. Bibiliya ivuga ko umuntu abo bizera ndetse bakagerekaho n'akandi barusha abantu uko guhindura imishyitsi imbere y'Imana. Ubundi kwizera Imana ni ukubanza umuntu wakitakariza icyizere. Kuko ntabwo wakizera Imana nawe ukiyizeye mu by'ukuri. Ubu Aburahamu nawe ntabwo yashoboraga kubarwa nk'intungane imbere y'Imana akizeye ibikorwa bye. Aburahamu yaza kujya imbere y'Imana ariko urata akavuga ati njyewe ntiwabura kumpa ijuru kubera ko njyewe natanze umwana wanjye. Njyewe nawe urabizi, natanze umwana wanjye, wamushakaga ndamuguha. Urumva nta mpamvu utamba ijuru. Aburahamu kugira ngo nawe abarwe nk'intungane Imana imugire uwera imbere yayo, nuko yizinutse n'ibyo bikorwa yita byiza byo gutanga umwana, nabyo ntiyabibona nk'ibyiza Imana yakemera, ahubwo nabyo biteshwa agaciro mu mutima wa Aburahamu. Noneho Aburahamu yizera Imana y'ikiranuka, yo igira umuntu intungane. Bibiliya yavuze ngo ukoze umurimo, ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 4 haravuga ngo ukoze umurimo igihembo ahabwa nta gihererwa ubuntu, ahubwo baba bamwishyuye ibyo yakoze. No muri Bibiliya yavuze ngo nyamara ngo ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ngo ahubwo abyita ubwishyu. Naho udashingira ku byo akora, ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane, uwo nguwo ukwizera kuzatuma abarwa nk'intungane. Hano bavuze ngo ariko rero udakora, ngo ahubwo ngakizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Ubwo noneho mu mitima y'abadukurikiye urumva ko gukora bikiriweho iteka. Nimba ushaka ijuru, tubanze dukure mu iki kintu cyitwa gukora, si byo se? Kubera iki? Kubera ko ijuru ryo
kandi fide gukora nimba navuga ngo byabaye icyorezo. Gukora ni indwara irwawe n'ab'isi benshi. Niyo karandeze nayo iri muri karande. Umuntu wese avuka yewe nutajya mu rusengero gusenga, avuka azi ko ibikorwa bye bibi aribyo bizamurimbuza, ariko akanatekereza ko nabihindura agakora ibyiza bizamuhesha kwemerwa n'Imana. Ariko Imana ishimwe ko turi hano kubabwira ko ibikorwa bya muntu byose bitamuhesha kwemerwa n'Imana. Ariko tunababwira ko n'ubundi mu ijuru ntabwo umuntu azajyanwayo nimba navuga n'ubusa, ahubwo n'ubundi kizahesha umuntu kujya mu ijuru ni ibikorwa. Ariko ibikorwa bitari iby'umuntu. Ibyo bikorwa fide ninde wabikoze? Imana yakunze umuntu bituma itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umuntu namwizere ngo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Twebwe ibyo twasabwaga gukora, twasabwaga kuba mu isi twubahiriza amategeko y'Imana ku buryo dutunganira Imana ku gato no ku kanini. Ibyo bintu ntabwo umuntu wa kamere cyangwa se uvuka kuri Adamu yashoboraga kubikora. Ni nayo mpamvu twaratsinzwe. Tumaze gutsindwa, kuko twega twihana ngo urareba ugacumura, watekereza warya wagira ngo nuko twari tumeze. Ni ukuri ni nako umuntu aba ameze mu mutima w'umuntu. Umuntu ntiyatunganira Imana. Icyo nicyo cyatumye tuva mu kibuga. Noneho tuvuye mu kibuga, Imana itwoherereza mu rukundo rwayo umwana wayo we ukiranuka, umukozi w'umuhanga. Araza akiranukira Imana ku gato ndetse no ku kanini. Yubahiriza amategeko y'Imana uhereye ku rya mbere ugeza ku rya nyuma. Aza aje gukorera Imana ibyo twasabwaga, ariko byose ndetse bitunganiye Imana. Kubera ko rero we yari intungane, yabashije no gukorera ijuru birakunda. Nta munyabyaha wakorera Imana, ahubwo intungane niyo ikorera Imana. Uwabonetse mu isi ari intungane ni Yesu Kristo. Yaraje rero ajya mu cyimbo cyacu ko kudukinira aho twatsindiwe. Araza arakina rwose, yubahiriza amategeko. Bibiliya iravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ngo ntiyigera akora icyaha. Aho Adamu yaswatiye akica ibintu agatandukana n'Imana, Satani nanone yaje ahageragereza Yesu ati nawe hindura uyu mugati iri buye urihindura umugati kuko urashonje. Aramubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Mu gihe Adamu we byari bimeze nko kumubwira ati soromuye nawe arya n'ingo. Ndashaka kuvuga ko Adamu waduhagarariye bwa mbere yaratsinzwe rwose, ariko Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo n'ubundi yaraje mu rukundo rw'Imana, araza arakina rwose, akorera Imana ibyo twasabwaga, anabikora neza. Bibiliya iravuga ngo Imana ubwayo ngo Mwuka ariwe waje aravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ariko Imana iravuga ngo mumwumvire. Kumvira Imana rero ari nacyo warubashije. Kumvira Imana ni ukwizera Yesu. Mbega kugira ngo ubarwe nk'intungane nk'uko Aburahamu nawe yabazwe nk'intungane, bisaba kudakora, bisaba kutagira ikintu na kimwe ukora utekereza ko Imana yakireba nk'icyiza cyaguhesha kwemerwa n'Imana. Noneho ukitakariza icyizere, ukizinukwa rwose, ukivaho. Noneho wowe umutima wawe ukawukura ku byawe cyangwa se n'ibyo ukora, noneho ahubwo ukawushyira ku byo Yesu yakoze byiza kandi bitunganiye Imana. Noneho ibyo ukabyizeza umutima, ariko ubwo ukaba wumviye Imana, ukaba ubashya amategeko, ukaba wumviye Imana. Kubera iki? Kubera ko iyo umusimbura wawe agiye mu kibuga agatsinda igitego, burya ni wowe uba ugitsinze, kubera ko uba wagitsindiwe n'uwagusimbuye kandi wowe wari wananiwe. Ni ukuvuga rero ngo gutsindishirizwa
ni ukwemera ko wowe ntacyo ushoboye ariko nta n'icyo uzashobora, noneho ukemera Yesu Kristo waje mu isi aje kugukorera wowe ibyakunaniye, noneho ibyo byakunaniye ariko akaba yarabikoze nibyo wizeraho ko ari wowe Imana yabikoreye, noneho ubwo icyo gihe Imana ibikura kuri Yesu Kristo ikabiguha nk'impano, ukaba mu isi uri intungane, ariko ntacyo gutunganira Imana wagize gute wakoze. Nk'uko Yesu Kristo nawe yabazwe nk'umunyabyaha, yabaye umunyabyaha. Umwanditsi Pawulo yaravuze ngo utigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ariko ngo kugira ngo natwe muri we ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Fide ndumva noneho abantu babyumve, kuko n'abantu basanzwe bavuga ko bizera Yesu, ariko Yesu Kristo icyo bamwizeraho ntabwo ari ukumwizera nk'izina, ahubwo Yesu Kristo umwizeraho ibyo bikorwa yagukoreye. Kwizera Yesu Kristo ni ukwizera ibikorwa, kwizera imirimo yagukoreye, ariko ari uko wabanje kubona ko imirimo yawe yo itaguhesha kwemerwa n'Imana, ahubwo imirimo y'umucunguzi wawe Imana yakoherereje ari we Yesu Kristo, ko ariyo yonyine yaguhesha kwemerwa n'Imana, kuko n'undi icyazanye Yesu Kristo mu isi ni ukugukorera iyo mirimo nyine yagombaga kuguhesha kwemerwa n'Imana. Abantu rero bajya bavuga ko bizera Yesu Kristo, ndetse bakavuga ko bamwemera nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse bakavuga ko ari n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, ariko mu by'ukuri bakaba baramwizeye nk'izina. Ntibamenye kwizera Kristo ntabwo umwizera nk'izina, ahubwo umwizeraho ibyo bikorwa, wizera ibyo bikorwa yakoze ko ari ibyawe, kandi ukizera ko ibyo bikorwa bihagije rwose imbere y'Imana kukugira intungane cyangwa se kugira umukiranutsi, kuko ni ibikorwa byawe, kuko Yesu Kristo ni umucunguzi wawe. Hari amahirwe rero twasomye mu byanditswe. Bavuze undi mugabo w'umunyamahirwe. Burya rero amahirwe ni ibintu byiza bikugwaho mu by'ukuri utari ubyiteze, yewe ndetse nta n'ubushobozi wari unabifite. Bavuze ngo nk'uko Dawidi nawe ngo yeruye amahirwe ay'umuntu Imana ibara nk'intungane, ariko ntacyo gutungana yagize gute yakoze. Aravuga ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikira. Dusoza inshuti yanjye, ijuru ni ubuntu. Yego rwose, iyo narige iri mu mutima wawe ishingiye kuri kamere ikubwira ko uzajya mu ijuru warikoreye. Imana iramutse iguhaye ijuru warikoreye, ubwo Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Pawulo yarabivuze mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu bice 2 ku murongo wa 21, yaravuze ati ngewe simbindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko nimba Kristo ngo nimba umuntu abasha gutsindishirizwa n'ibyo yakoze cyangwa se n'imirimo, Yesu yaba yarapfiriye ubusa, arazize akamama, niko Bibiliya ntagatifu ivuga. Nshuti yanjye rero, turagusabira ku Mana kugira ngo Imana igukuremo uwo mutima w'inarige, ukubwira ko wowe hari icyiza ufite wamurikira Imana. Mu by'ukuri nawe uba umuhire nk'uko Dawidi yeruye nyine umuntu uhiriwe. Nawe ubarwe mu bantu bahiriwe. Umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite amayetaje menshi. Umuntu uhiriwe ntabwo ari uririmba muri korali. Umuntu uhiriwe si pasiteri ariko si na padiri. Umuntu uhiriwe ni umuntu Uwiteka atabaraho icyaha. Ngaya amahirwe naha ibindi byo kaminuza zivemo n'ukubeshya, viza zivemo n'ukuri kwide. Umuntu uhiriwe naza Fide ufite amazu menshi, ufite ayo diporome, ufite ayo mafaranga menshi, mu by'ukuri uri umunyabyaha kandi uzi iherezo ry'abanyabyaha byaba bikumariye. Rero waba umuhire uyu munsi umaze kumva ifite, mu by'ukuri umaze kumenya ko Kristo yapfuye ku bwawe ariko akanazuka ku bwawe,
mu by'ukuri wakabaye wakwizeye ibikorwa yagukoreye nawe uyu munsi ukaba umurire. Rero twakugiraga inama, twakubwiraga inzira noneho ihesha umuntu kwemerwa n'Imana, kitanyura mu bikorwa bya muntu, ahubwo inyura mu bikorwa umucunguzi wawe yagukoreye, nibyo byonyine byaguhesha kwemerwa n'Imana. Rero dusoza twatanga amanimero yacu ya telefone kugira ngo ahari naho wagira ikibazo ushaka gusobanuza ibyo utumvishije neza, cyane ko video ari ngufi. Nimero yanjye ya telefone ni 0783 33922 688. Nimero yanjye ni 0783 53 024. Uzakomeza gukurikira kuri iyi channel yacu, ibiganiro bizakomeza kugenda bijyaho byinshi, uzasobanukirwa. Imana ishimwe. Nawe arya n'ingo. Ndashaka kuvuga ko Adamu waduhagarariye bwa mbere yaratsinzwe rwose, ariko Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo n'ubundi yaraje mu rukundo rw'Imana, araza arakina rwose, akorera Imana ibyo twasabwa, anabikora neza. Bibiliya iravuga ngo Imana ubwayo, ngo Mwuka niwe waje aravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, ariko Imana iravuga ngo mumwumvire. Kumvira Imana rero ari nacyo warubashije. Kumvira Imana ni ukwizera Yesu. Mbega kugira ngo ubarwe nk'intungane nk'uko Aburahamu nawe yabazwe nk'intungane, bisaba kudakora, bisaba kutagira ikintu na kimwe ukora utekereza ko Imana yakireba nk'icyiza cyaguhesha kwemerwa n'Imana. Noneho ukitakariza icyizere, ukizinukwa rwose, ukivaho. Noneho wowe umutima wawe ukawukura ku byawe cyangwa se n'ibyo ukora, noneho ahubwo ukawushyira ku byo Yesu yakoze byiza kandi bitunganiye Imana. Noneho ibyo ukabyizeza umutima, ariko ubwo ukaba wumviye Imana, ukaba wubashye amategeko, ukaba wumviye Imana. Kubera iki? Kubera ko iyo umusimbura wawe agiye mu kibuga agatsinda igitego, burya ni wowe ugitsinze, kubera ko uba wagitsindiwe n'uwagusimbuye kandi wowe wari wananiwe. Ni ukuvuga rero ngo gutsindishirizwa ni ukwemera ko wowe ntacyo ushoboye, ariko nta n'icyo uzashobora. Noneho ukemera Yesu Kristo waje mu isi aje kugukorera wowe ibyakunaniye. Noneho ibyo byakunaniye ariko akaba yarabikoze, nibyo wizeraho ko ari wowe Imana yabikoreye. Noneho ubwo icyo gihe Imana ibikura kuri Yesu Kristo ikabiguha nk'impano, ukaba mu isi uri intungane, ariko ntacyo gutunganira Imana wagize gute wakoze. Nk'uko Yesu Kristo nawe yabazwe nk'umunyabyaha, yabaye umunyabyaha. Umwanditsi Pawulo yaravuze ngo utigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ariko ngo kugira ngo natwe muri we ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Fide ndumva noneho abantu babyumve, kuko n'abantu basanzwe bavuga ko bizera Yesu, ariko Yesu Kristo icyo bamwizeraho ntabwo ari ukumwizera nk'izina, ahubwo Yesu Kristo umwizeraho ibyo bikorwa yagukoreye. Kwizera Yesu Kristo ni ukwizera ibikorwa, kwizera imirimo yagukoreye, ariko ari uko wabanje kubona ko imirimo yawe yo itaguhesha kwemerwa n'Imana, ahubwo imirimo y'umucunguzi wawe Imana yakoherereje ari we Yesu Kristo, ko ariyo yonyine yaguhesha kwemerwa n'Imana. Kuko n'undi icyazanye Yesu Kristo mu isi ni ukugukorera iyo mirimo nyine yagombaga kuguhesha kwemerwa n'Imana. Abantu rero bajya bavuga ko bizera Yesu Kristo, ndetse bakavuga ko bamwemera nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse bakavuga ko ari n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, ariko mu by'ukuri bakaba baramwizeye nk'izina. Ntibamenye kwizera Kristo ntabwo umwizera nk'izina, ahubwo umwizeraho ibyo bikorwa. Wizera ibyo bikorwa yakoze ko ari ibyawe, kandi ukizera ko ibyo bikorwa bihagije rwose imbere y'Imana kukugira intungane cyangwa se kukugira umukiranutsi, kuko ni ibikorwa byawe, kuko Yesu Kristo ni umucunguzi wawe.
hari amahirwe rero yego rwose twasomye mu byanditswe. Bavuze undi mugabo w'umunyamahirwe. Burya rero amahirwe ni ibintu byiza bikugwaho mu by'ukuri utari ubyiteze, yewe ndetse nta n'ubushobozi wari unabifitiye. Bavuze ngo nk'uko Dawidi nawe ngo yeruye amahirwe ay'umuntu Imana ibara nk'intungane, ngo ariko ntacyo gutungana yagize gute yakoze. Aravuga ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikira. Dusoza, inshuti yanjye, ijuru ni ubuntu. Yego rwose. Iyo narige iri mu mutima wawe ishingiye kuri kamere ikubwira ko uzajya mu ijuru warikoreye. Imana iramutse iguhaye ijuru warikoreye, ubwo Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Pawulo yarabivuze mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu bice 2 ku murongo wa 21, yaravuze ati ngewe simbinura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko nimba Kristo ngo nimba umuntu abasha gutsindishirizwa n'ibyo yakoze cyangwa se n'imirimo, ubwo Yesu yaba yarapfiriye ubusa, arazize akamama, niko Bibiliya ntagatifu ivuga. Nshuti yanjye rero, turagusabira ku Mana kugira ngo Imana igukuremo uwo mutima w'inarige ukubwira ko wowe hari icyiza ufite wamurikira Imana. Mu by'ukuri nawe umuhire nk'uko Dawidi yeruye nyine umuntu uhirwe. Nawe ubarwe mu bantu bahiriwe. Umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite amayetaje menshi. Umuntu uhiriwe ntabwo ari uririmba muri korali. Umuntu uhiriwe si pasiteri ariko si na padiri. Umuntu uhiriwe ni umuntu Uwiteka atabaraho icyaha. Ngaya amahirwe naha ibindi byo kaminuza zivemo n'ukubeshya, viza zivemo n'ukuri kwide. Umuntu uhiriwe naza vide ufite amazu menshi, ufite ayo diporome, ufite ayo mafaranga menshi, mu by'ukuri uri umunyabyaha kandi uzi iherezo ry'abanyabyaha byawe bikumariye. Rero waba umuhire uyu munsi umaze kumva ifite, mu by'ukuri umaze kumenya ko Kristo yapfuye ku bwawe ariko akanazuka ku bwawe, mu by'ukuri wakabaye wakwizeye ibikorwa yagukoreye, nawe uyu munsi ukaba umuhire. Rero twakugiraga inama, twakubwiraga inzira noneho ihesha umuntu kwemerwa n'Imana, kitanyura mu bikorwa bya muntu, ahubwo inyura mu bikorwa umucunguzi wawe yagukoreye, nibyo byonyine byaguhesha kwemerwa n'Imana. Rero dusoza, twatanga amanimero yacu ya telefone kugira ngo ahari naho wagira ikibazo ushaka gusobanuza ibyo utumvishije neza, cyane ko video ari ngufi. Nimero yanjye ya telefone ni 0783 33922 688. Nimero yanjye ni 0783 53 024. Uzakomeza gukurikira kuri iyi channel yacu, ibiganiro bizakomeza kugenda bijyaho byinshi, uzasobanukirwa. Imana ishimwe.